Tubaye ikaze. Ku mubyeyi ugisama ahura n'impinduka nyinshi mu mubiri we. Muri izo mpinduka ashobora guhura n'ikibazo cyo kuribwa mu nda yo hasi mu gihe atwite. Ibi bikaba biterwa n'uko umwana uba ukiri muto, uba ukiri urusoro, aba arimo agenda akura umunsi ku munsi ndetse yishakira n'aho kuba kugeza igihe azavukira. Ibi bigatera umubyeyi utwite kuba yababara hasi mu kiziba cy'inda. Iyo ubwo bubabare bworoheje biba ari ibisanzwe kuko ababyeyi benshi bakunze guhura n'icyo kibazo. Ariko iyo ububabare bukabije biba ari ikibazo, biba bishobora kuba biterwa n'ibintu bitandukanye ndetse abashobora kuba yakwihutira kuba yajya kwa muganga. Uyu munsi tugiye kubabwira impamvu zaba zitera kuba umubyeyi yababara mu kiziba cy'inda, ndetse turababwira igihe uba ushobora kuba wareba muganga niba ubwo bubabare bukabije. Turababwira kandi ingaruka zishobora kuba ku mwana utwite igihe utivuje. Turababwira kandi icyo wakora bugabanya ubwo bubabare. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe bwavuze ko impamvu nyamukuru yaba itera iki kibazo cyo kubabara mu kiziba cy'inda byaba biterwa na UTI cyangwa se infection zo mu nkari. Ku babyeyi benshi batwite bakunda guhura n'iki kibazo cya infection zo mu nkari. Niba ufite ibi bimenyetso birakwereka ko waba ufite infection zo mu nkari. Icya mbere ni ukumva ububabare bukabije mu nda yo hasi. Icya kabiri ni ukumva wokerwa mu gihe wihagarika. Ikindi ni ukugira umuriro. Ikindi kandi ni ukumva unaniwe. Ikindi ni ugushaka kwihagarika inshuro nyinshi. Wakwihagarika kandi nabwo ukihagarika inkari zinuka ndetse zinasa nabi. Niba ufite iki kibazo cya UTI, niyo mpamvu yaba igutera kuba wababara mu nda yo hasi mu gihe utwite. Tugiye kubabwira impamvu zitandukanye zaba zitera iki kibazo cyo kubabara mu nda yo hasi, ariko tugendeye mu cyiciro cyo gutwita ugezemo, kuko gutwita biri mu byiciro bitatu. Hari icyiciro cya mbere, icya kabiri ndetse n'icya gatatu. Mu cyiciro cya mbere, impamvu ya mbere yaba igutera kuba wababara mu kiziba cy'inda ni ugukura kw'igi ndetse no kuba umwana aba arimo kwitransforma akura aba mukuru mu nda yawe. Ibi ngibi byagutera kuba wababara mu nda yo hasi kubera ko iterisi iba irimo gukura yaguka, hanyuma bikagutera ububabare. Impamvu ya kabiri ni impamvu yitwa ectopic pregnancy. Iyi mpamvu ntabwo ikunze kubaho kuko ni cya gihe umubyeyi aba yasamiye inyuma y'umura. Ibimenyetso byaba biranga iki kibazo cyo gusamira inyuma y'umura harimo kubabara mu nda yo hasi cyane, kuva amaraso, kubabara umugongo wo hasi. Iyo iki kibazo gikabije kandi uko ugenda wumva ibimenyetso hiyongeraho kubabara mu bitugu, ukagira imbaraga nkeya, ukagira isereri ndetse ukanagwa bya hato na hato. Tugiye kubabwira kandi impamvu yaba itera kubabara mu nda yo hasi mu gihembwe cya kabiri cyo gutwita. Impamvu yaba ibitera mu gihembwe cya kabiri cyo gutwita harimo gukweduka kw'imitsi izengurutse nyababyeyi. Ibi ngibi bikaba byagutera nabyo kuba wababara mu nda yo hasi, kubera ko mu gihembwe cya kabiri cyo gutwita umwana bari kuba munini, hanyuma iyo abaye munini rero utwo dutsi tuzengurutse nyababyeyi turakweduka, hanyuma ukarushaho kubabara mu nda yo hasi. Ushobora kubabara mu gihe uhagurutse wihuta cyane ndetse ukababara ukoroye ndetse unitsamuye. Impamvu zaba zitera kubabara mu nda yo hasi mu gihembwe cya gatatu cyo gutwita harimo impamvu ya mbere ariyo Braxton Hicks cyangwa se forced labor. Iki ngiki ni igihe umubiri uba witegura ko umubyeyi agiye kubyara. Ibi ngibi bikaba biba mu cyumweru kibanziriza icyo kubyara. Ushobora kuba rero ufite ububabare niba uri mu gihembwe cya gatatu cyo gutwita. Ibi ngibi ntibigutera ikibazo kuko bishobora kuba biterwa ko waba ugiye kubyara. Ibi ngibi kandi ububabare bushobora kugenda igihe umubyeyi ahinduye pozisiyo yari arimo cyangwa se akagendagenda. Impamvu ya kabiri yaba itera iki kibazo cyo kubabara mu nda yo hasi igihe uri mu gihembwe cya gatatu cyo gutwita ni ikibazo cyitwa preterm labor.
cyangwa se igihe ugiye kubyara utagejeje igihe wari kuzabyariraho. Niba wiyumvamo ibimenyetso byo kubabara bidasanzwe mu kiziba cy'inda ndetse ukababara umugongo cyane, ukagira diyare, ukabasha kuba wabona ibisa n'amazi bituruka mu myanya yawe y'ibanga ndetse n'amaraso, ibi ngibi ni ibikwereka ko ushobora kuba ugiye kubyara igihe cyo kubyara cyawe kitaragera. Ahangaha ni ukwihutira guhamagara dogiteri cyangwa se ukihutira ku bitaro bikwegereye kugira ngo ubashe kuba wakwitabara ndetse utabare n'umwana ugiye kubyara. Tugiye kubabwira ni ryari ushobora kureba muganga, ni ryari ushobora kwivuza niba ufite ububabare. Icya mbere, igihe ufite ibimenyetso bya UTI nk'uko twabivuze, UTI tubibutse ko ari infection zo mu nkari. Igihe ufite ibimenyetso bya infection zo mu nkari, uba ugomba guhita wihutira kubonana na muganga akabasha kuba yagupima ndetse akaguha n'imiti. Icya kabiri, ni igihe ukomeza kugira ububabare bukabije budahagarara mu nda yo hasi. Iki gihe nabyo ugomba kwihutira guhamagara muganga cyangwa se ukegera ibitaro bikwegereye. Icya gatatu, igihe uri kuva amaraso cyangwa se vaginal bleeding. Iki gihe uba ugomba guhita wihutira kujya kwa muganga niba uri umubyeyi utwite. Ikindi kandi, igihe ufite umuriro. Ikindi kandi, igihe ukunze kugira ibibazo byo kugwa hasi cyangwa se fainting. Iki gihe nacyo niba utwite uba ugomba guhita wihutira kureba muganga. Hari ingaruka zishobora kukubaho igihe utarebye muganga cyangwa se igihe utivuje uramutse ufite ibimenyetso tumaze kuvuga haruguru. Icya mbere, inda ishobora kuvamo ukaba wabura ubuzima bwawe cyangwa se ukabura n'ubw'umwana utwite. Icya kabiri, ushobora kubyara umwana utagejeje igihe. Ikindi kandi, ushobora kubyara umwana ufite ibibazo bitandukanye. Niba uri umubyeyi utwite rero, ihutire kureba muganga niba ufite ibimenyetso tumaze kuvuga haruguru. Ariko kandi nk'uko twabivuze tugitangira, kubabara mu kiziba cy'inda bishobora kuba ari ibisanzwe. Igihe wumva bidakabije biza umwanya muto undi bikagenda atari ububabare bukabije, hari ibyo ushobora gukora ukabasha kuba wabigabanya. Icya mbere, ruhuka neza kandi bihagije, ubashe kuba waryama amasaha menshi kandi ubashe kuruhuka. Ikindi, gerageza kumasa inda gake gake, ukoraho gake gake, ibyo nabyo bizabasha kugabanya ububabare. Ikindi, ihatire gukora ibintu bikugabanyiriza stress cyangwa se bishobora gutuma uruhuka. Ikindi ubushakashatsi buvuga ni ukugerageza gukora exercise cyangwa se imyitozo yagenewe abadamu batwite. Wowe mudamu utwite rero, niba ufite iki kibazo cyo kuribwa mu nda yo hasi, banza usesengure neza ibi twavuze mu kiganiro. Niba wumva ari ibisanzwe, ubashe kuba wakora ibi tumaze kuvuga, ububabare bubashe kuba bwagabanuka. Niba wumva kandi bidasanzwe, uhita ujya kwivuza cyangwa se uhamagare muganga ugukurikirana. Turabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro, tubibutsa gukora subscribe ndetse no kumanuka hasi muri comment mukatubwira niba hari icyo twahindura ndetse niba hari ibiganiro mwifuza ko twabagezaho. Turahari ku bwanyu. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda.